Haleluya. Kristo Yesu umwami wacu ashimwe cyane kongeye kunezererwa Imana kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Reka mbasabe kugira dusenge hanyuma dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye Uwiteka, urakoze kubw'uyu mwanya. Ntabwo ari abantu bose babona umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, nta nubwo ari bose bawungukiramo, ariko uyu mwanya twe turawubonye kuko wadutoranije kandi ukatugabira ibyiza byawe. Icyubahiro ni cyawe. Ndakwinginze ngo tweze dutunganye, ndagusabye ngo tubabarire mu izina rya Yesu. Turaho twagiye kure yawe, maze mu ruhande rwacu udukomeze uduhe kugubwa neza. Uravuga bikaba bitegetse birakomera mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ubwoko bw'Imana dufite ijambo uyu mwanya rifite intego ivuga ngo umugambi w'Imana ntavogerwa ku buzima bw'umuntu. Uko byagenda kose umugambi w'Imana ntavogerwa ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe cyaca mu mugambi Imana yagupanzeho ngo kize kiwuhindure. Nta kintu na kimwe cyahindura ikimana yagupangiye. Nta kintu na kimwe cyakingura umuryango Imana yakinze, kandi nta n'icyakinga umuryango Imana yakinguye. Imana itugire neza. Tugiye gusangira ijambo, turaza gusanga mu bice 41 byo mu gitabo cy'Itangiriro. Imana ikomeze kudufasha. Turahera ku murongo wa 37. Hari titire y'amagambo ivuga ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iri ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Intangiriro, ibice byaho 41 duhere ku murongo wa 37, aho dusanze inkuru y'ukuntu Farawo yeguriye igihugu cye Yosefu, amubwira ati, nta wundi muntu twabona urimo umwuka w'Imana nkawe, nta wundi muntu twabona w'umunyabwenge nkawe, kandi n'inama utanga rwose zuje ubuhanga. Ukwiye rero kuyobora iki gihugu, akaba ari njye njyenyine uzagusumba ku ntebe yanjye, ni njye njyenyine uzaba nkurusha icyubahiro. Amwambika impeta y'ubwami, aramubwira ati rwose akira yambare, ayikura ku rutoki rwe ayambika Yosefu. Bisobanuye yuko amweguriye byose, amuhaye ikintu gikomeye. Impeta yaramuhaye yari ikomeye. Impeta igaragaza yuko uwo muntu ari mukuru rwose kandi arenze abantu bose. Rero Farawo ibyo ngibyo abikorera nde? Yosefu. Nta wundi, nta kindi kintu cyari kumufasha kugera kuri ibyo uretse Uwiteka wenyine. Cyane ko na Farawo yamubwiye ati, nta wundi muntu twabona uri mu bwenge ndetse n'umwuka w'Imana nkawe. Hanyuma rero umugambi Imana yari yaragambiriye kuri Yosefu ni ukuzamugira neza, ikanamugabira rwose, ikamugira neza, ikamunezeza. Umugambi rero w'Uwiteka nta kintu na kimwe kigize kiwubuza kuba kuri Yosefu. Urabibona yuko Yosefu guhera kera Imana yajyaga imurengera, imugira neza. Ubwo bakuru be bifataga bakavuga bati, reka tumugurishe, yatangiye rwose Imana imukunda ndetse inamushima, ndetse na subwe amukunda Yakobo akamukunda cyane. Imana ikamwereka ibintu, ikamwereka yuko azayobora bagenzi be, azayobora bakuru be, azayobora abavandimwe be, ndetse n'umuryango wose akazawuyobora.
Yozefu yatangiye kubona kera ko ari uw'ingenzi, yabibonye guhera kera, ariko yabibwira bagenzi be, yabibwira abavandimwe be, bo bakamugirira ishyari, bakavuga bati ibyo bintu ni ibiki, kubera icyo atari twebwe Imana yahisemo, kubera icyo atari twebwe ibyo byiza bizazaho, bakamurakarira ndetse bakumva banamwica. Ariko Imana kubera ko yari yaramupanzeho umugambi ukomeye, kubera yuko Imana yari izi yuko inzira izamucishamo zikomeye, yakomeje kumurinda kugeza ubwo akuze, kugeza ubwo ageze imyaka ashobora kuba yagurishwa, abanyamahanga bakamugura bakamwemera rwose, bavuga bati uyu nguyu akazi azagakora neza. Hanyuma rero igihe kimwe se aramubwira ati akira ibyo kurya, akira impamvu ushyire bene so aho baragiye intama. Nawe rero arabifata rwose arabashyira. Ngakigera hakurya y'aho bari ntabwo twabigiyemo cyane ngo tubisome, nibwo bahise bavuga bati dore nguriya Karosi araje, wa wundi ujya urota akazatuyobora, wa wundi ujya urota twagiye gushaka inkwi imitwaro yacu igahirima, ubu ugasigara uhagaze, wa wundi ujya urota inyenyeri n'ukwezi byose bimwikubita imbere. Baravuga bati dore nguriya araje, wa wundi dufitiye ishyari, dore nguriya araje. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyakwirukaho byose, ibyaguhiga byose bitari mu mugambi w'Imana ntacyo bizagutwara. Nabo rero impamvu bavuze bati reka tumwice, ariko Imana ikanangira ikavuga iti ntabwo mwakica uwo napangiye ibyiza, ntabwo mwakica uwo natoranije, umugambi wanjye ntiwari wasohora kuri we, ntibyakunda. Ibyaguhiga byose n'ibyakwirukaho byose, umugambi w'Imana ugomba gusohora kuri wo. Njye nezererwa cyane iyo ntekereje ukuntu Imana yakomeje kumurinda uhereye guhera kera akiri mutoya agakura. Hanyuma icyo gihe yarashyiriye bene se ibyo kurya, bagiye inama y'uko bamwica. Umwe muri bo aravuga ati ariko mubyihorere, aho kugira ngo amaraso yazatujyeho mureke tumute muri ruriya rwobo. Nawe ntabwo yashakaga yuko apfa, ahubwo yagira ngo aze gusubira inyuma mu mugoroba cyangwa se batareba, agenda amukuremo amutorokeshe yigendera. Uwo nguwo uko biri kose umutima we wari urimo kugenda wumva icyo Imana ishaka. Ntabwo Imana yashakaga yuko Yozefu apfa, oya, ariko ibikomeye byo yagombaga kujya gute kubinyuramo, ariko kubinyuramo akazageraho Imana imwifuza, Imana itugire neza. Umugambi Imana yapanze ku buzima bwawe ugomba gusora nk'uko yawupanze. Bo rero bibwira yuko bakoze ibyiza cyangwa se bumva hari icyo bagezeho, bafata umwambaro we, bica umwana w'intama, bawusiga amaraso, barangije uwo mwambaro bawushyira ise, baramubwira ngo umuhungu wawe dore yapfuye. Ise aramuririra, arababara, yumva yuko nawe byagize gute byarangiye. Ariko uw'Imana yarinze, uw'Imana yavuzeho ijambo, uw'Imana ifite ku mutima ntabwo ari uko yapfa. Imana itugire neza. Uw'Imana ikunda ntabwo yamwemerera yuko yapfa gutyo, oya, Imana ishimwe. Uw'Imana ikunda ntabwo yakemera yuko umugambi wayo uburizwamo kubw'imigambi y'abana b'abantu, ntabwo yakemera ko umugambi wayo uburizwamo kubw'imigambi y'abadayimoni. Ntabwo byakunda. Ntabwo indwara ariyo yatuma umugambi w'Imana ukurwaho, oya, ntabwo byakunda. Ahubwo umugambi w'Imana ugomba gusohora uko yo yawupanze. Imana itugire neza kandi Imana itwifashirize. Hanyuma rero barareba baravuga bati reka tumugurishe mu banyamahanga agende ntazagaruke, ibintu byo kutuyobora ntabwo byakunda. Baramugurishije rwose, agezeyo, ageze mu Egiputa aho bamutanze ngo ajye, Potifari nawe agira gute amuhitamo, aramugura ngo ajye kumugira umucakara wiwe. Ageze mu rugo rwa Potifari ngo Yozefu aba umunyamugisha, agira umugisha, ibyo agiyemo byose bibi by'umugisha. Arangije aba uw'igikundiro, Potifari aramukunda, arangije kumukunda amugenera n'iby'urugo rwe rwose ngo abicunge. Ariko umugambi w'Imana wari ugikomeje kuri nde? Kuri Yozefu. Imana yari ikimurinze, Imana yari ikimureba, Imana yari ikimurengeye. Nawe ntabwo yayivagaho, nawe ntabwo rwose yagijyaga kure, oya, yayigumagaho, yagomyaga koma ku Uwiteka.
haleluya, kuko yari afite icyo yamenye. Umuntu ufite ibanga, hari umuririmbyi aravuga ngo hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga kuri bo. Imana itugire neza. Hari ibanga kubakijijwe, ubabona bagenda ariko bafite iki ibanga. Hari ibanga Imana yababikije, hari icyo Imana yababwiye. Yamubwiye yuko izamugira neza, yamubwiye yuko azayobora umuryango, yamubwiye yuko hari icyo imubitsemo. Imana itugire neza. Ntabwo rero yacitse intege, ahubwo yakomeje gukora ibyiza. Bamuroha mu mwobo, bamugurisha, ibyo ntacyo byamutwaye. Hanyuma rero Satani nawe arwanya umugambi w'Imana uko biri kose, ariko ushobora no kuwurwanya, ariko ntabwo yagera ku cyo yifuza, ahubwo icyo Imana ishaka nicyo kigomba kugerwaho. Imana itugire neza. Hanyuma uyu muhungu Yosefu akomeza kwizera Imana no kuyikorera rwose, agira igikundiro. Hanyuma umugore wa Potifari arangije nawe aba aramwifuje, aba aramukunze, ati turyamane. Yosefu aravuga ati hari icyo namenye, haleluya, hari ibitagomba kungaragaraho, hari ibyo ntagomba kwiyandurisha, hari ibyaha ntagomba kuba nkirangwaho nk'umuntu wamenye Imana. Ntabwo ngomba kuba nkirangwa mu busambanyi, oya, ntabwo ngomba kuba mu bajura, oya, ntabwo bikunda. Ubwibonere kashwi, hari ibyo ntagomba kuba nkora njyewe Yosefu, uw'Imana yatoranije, uw'Imana yahaye iki umugisha. Nawe ushyiremo izina ryawe uvuga uti hari ibyo nkwiriye kuba ntagikora, hari ibyo ntakora, haleluya, hari ibyo ntakozaho intoki zanjye, hari ibyo ntakwiriye gutekereza, hari ibibi ntakwiriye gupanga. Nk'umuntu Imana yamenye, nk'umuntu Imana yahaye umugisha, nk'umuntu Imana yahaye isezerano ry'uko hari ibyiza nzageraho. Imana itugire neza. Yosefu arakanira ati ntabwo tugomba gusambana. Umugore rero nawe arasara ati nimba ubyanze rwose ngomba kugufungisha. Arapanga rwose, atuma banamufunga. Izo nkuru murazizi cyane ukuntu yabyanze. Hanyuma akamukurura umwenda, yarangiza agasakuza ngo yaragiye kumufata, bakamufunga Farawo, Yosefu bakamufunga. Ariko Yosefu ntabwo yafunzwe nk'abasanzwe, ahubwo yagiye gufungirwa ahafungirwa imfungwa z'ibwami. Imana ishimwe cyane. Imana kuba yaramukunze igomba kumutwara mpaka ageze ahantu heza, agomba kuzajya ku cy'Imana imwifuza. Umugambi wayo irawukurikira, haza ibimeze bite, haza abadayimoni basa umutuku, haza ibyigize nk'amahembe, haza amahembe, haza nyabingi, haza ibyaza byose, amarembo y'ikuzimu yahaguruka, ntacyo azagutwara, kuko Imana igufiteho iki umugambi. Imana itugire neza. Hanyuma Yosefu arakomeza yizera Imana, ajya muri iyo nzu y'imbohe, agezemo akomeza gukorera Imana. Hanyuma ngo imfungwa zari zirimo, harimo uwarindaga umwami, abarindaga umwami, harimo umuhereza wa vino n'umukuru w'abavuzi b'imitsima. Hanyuma ngo bose barota inzozi. Umwe arota ngo igihe kimwe arota inzozi ariko ari zo kumwicisha, undi arota inzozi ariko ari zo kumukiza. Hanyuma Yosefu arazibasobanura ati wowe uzapfa ku munsi n'uyu, uzapfa nawe uzasubizwa mu nshingano ku munsi n'uyu. Hanyuma nugera mu nshingano zawe ntuzanyibagirwa, ahubwo uzamvugire. Wa undi rero uwagombaga gupfa agira gute? Arapfa. Uwagombaga gukira nawe ajya mu kazi. Hanyuma ngo umwami Farawo rero aza kurota inzozi, habura umuntu wo kuzisobanura, kuko umugambi w'Imana ugikomeje kuri Yosefu, kuko umugambi w'Imana icyo yapanze. Reka nkubwire, aho yaca hose yagutabara, yaca kuba akomeye, yaca kuboroheje, yakunyuza aho ishaka. Ifite inzira nyinshi cyane. Hari abajya bavuga ngo zirenze ibyenge ya supanete. Imana ifite inzira nyinshi utabasha gusobanukirwa, ifite aho yaca ikagutabara. Izera Imana, ugume mu byo
igushakamo, uguma igushaka, ujye mu murongo Imana igushakaho. Umurongo Imana igushakamo izawucamo ize gutabara. Ifite inzira nshuti zanjye, ifite inzira nyinshi cyane yacamo ije kugutabara. Imana itugirire neza. Hanyuma Imana iteza inzozi ku mwami Farawo. Rwose Farawo ararota, ngabona rwose inka nziza z'imishishe 7, abona ngo zimeze nabi z'iminanu 7, ngo ziraza zirazirya. Abona amasaka meza y'amahundo 7, andi apfuye 7, ngaraza arayarya. Hanyuma Farawo arangije abura umuntu n'umwe wabasha kujya gute kuzisobanura. Ntawe ari kubasha kuzisobanura kuko umugambi w'Imana wari uhishwe. Umugambi Imana ifite kuri Yosefu wari uhishwe. Rero Imana ihisha umugambi gufiteho kugira ngo hatagira ibiza kuwumenya, kuko izo nzozi wari umugambi w'Imana. Iyo Imana iza kuzisobanura abakonikoni, ntabwo Yosefu yari kuzava muri gereza, nta nubwo Yosefu yari kuzabona igihugu cya Egiputa ngo akibere umuyobozi. Ariko kubera ko wari umugambi w'Imana, ndagira ngo ubwire ukuntu Imana irinda umugambi wayo. Utekereza igihe yahereye imurinda, iramurinda, imukoresha ibikomeye, ituma arota ibikomeye kugira ngo bamugirire ishyari, kugira ngo bamugurishe. Nibamara kumugurisha yange gusambana yewe Yosefu arakomeza kunda Imana. Imana iramurinda, irinda uwo mugambi. Hanyuma imugira umutware wo mu byo kwa Potifari. Hanyuma muka Potifari aramukunda, nuko Yosefu yanga gukundana nawe, yanga kwemera gusambana nawe. Arangije yoherezwa mu nzu y'imbohe. Amaze koherezwayo asanga abo bagabo Imana irabarotesha. Yosefu arangije basobanura inzozi zabo. Umwe arasohoka, undi arapfa. Hanyuma wa wundi niwe wabwiye umwami Farawo ati rwose hari umuntu warose. Haleluya. Ngo hari umuntu watusobanura inzozi twarose turi mu nzu y'imbohe. Yaradusobanura ati umwe azapfa, undi yasubizwa mu mirimo. Hanyuma rwose Farawo aramubwira ati ninde? Mumuzane. Bazana Yosefu. Yosefu ageze, Farawo amurotorera inzozi. Nibwo rero yamaze kuzirotora, hanyuma Yosefu nawe kuko Imana yari imufiteho umugambi, kuko Uwiteka, haleluya, hari icyo yari yaramuvuzeho, kuko Imana yakundaga Yosefu. Irangije iravuga iti mwana wanjye humura, reka nze nukubwire twose. Imana byose irabimubwira. Hanyuma arabisobanura byose, amubwira ibyo myaka, amubwira asaba inama, habura uwayimu. Hanyuma nanone Yosefu abari wiyimuha, aravuga ati rwose muhunike imyaka 7, indi zaza bihwanirizwemo, nta kibazo kizabaho. Imana itugire neza kandi Imana ikomeze kuduha ubwenge. Hanyuma arangije Farawo rero niho yihanukira, aravuga ati twakura he undi muntu w'umunyabwenge uri mu mwuka w'Imana nk'uyu? Mwaba abanyabwenge ariko mutari mu mwuka w'Imana nk'uyu muvandimwe, ntago byakunda. Farawo aramukunda, yumva aramutonesheje. Iyo nama mugiriye yumva arayikunze cyane. Aramubwira ati rwose ndaguhaye iki gihugu cya Egiputa, genda ugitegeke, ndakikwiyereye mwana wanjye kabisa rwose, kuko Imana igukunda. Urumva Farawo nawe yahise amenya ineza y'Imana iri muri Yosefu. Haleluya. Hanyuma arayishurirwa, amenya yuko Yosefu arimo umwuka w'Imana. Hanyuma amaze kumenya ko Yosefu ari mu mwuka w'Imana, rero nibwo yamweguriye icyo gihugu, arakimuhereza rwose ati kiyobore, n'abarimo n'ibirimo, ntawe uzaza nta n'uzasohoka mu gihugu wowe utabyemeye. Ibyo kurya byose ubigenge. Akuramo impeta ikomeye igaragaza umunyacyubahiro, ayikura mu rutoki rwe arayimwambika. Yikuramo umukufi arawumwambika mu ijosi, aravuga ati uyu nguyu niwe ukomeye, niwe unkurikira mu gihugu cyanjye, nta wundi. Ijambo azavuga muzarikurikize nk'ari ngewe urivuze. Umugambi w'Imana urasohora. Yosefu ahita ayobora. Tudagiye cyane mu mateka ngo tuvuge ukuntu abavandimwe be inzara yateye iwabo, bakaza gushaka icyo kurya, akaba ari ubakira, akabasubizayo kuyabazane murumuna wabo, bazane na se.
bakabazana, hanyuma byo kurya rwose bakabibona. Yarabayoboye nk'uko Imana yari yarabimubwiye, bose bamwikubita imbere nk'uko Imana yari yarabimubwiye. Hanyuma umugambi w'Imana urasohora, Imana itugire neza. Bivuze yuko rero inzira zose wacamo, izikomeye n'izoroheje, umugambi w'Imana, ibyakugirira ishyari, abaguhiga, abagucurira imigambi mibi bazaterana, ariko si Imana izabibateranije. Kandi haleluya, nubwo bahagurukira kukurwanya, ntabwo Imana izabyemera, kuko umugambi wayo ugomba gusohora kuri wowe. Imana itugire neza. Yaba ari abantu baguhagurukiye, yaba ari Satani ushaka ubugingo bwawe, ntabwo azabona, kuko Imana irakurinda kandi Imana igufiteho umugambi. Imana itugire neza. Hanyuma rero icyambere no kwizera Imana, icyambere no gusenga Imana, icyambere no kuguma mu murongo Imana igushakaho, icyambere no kumva icyo Imana yo igushakaho. Hanyuma wamara kukimenya ukayizera, ukaguma ku Mana, nayo rero umugambi wayo ikawurinda ndetse ikakugira neza. Imana ikomeze kuturinda mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Eka rero dusenge ubwoko bw'Imana kubw'ijambo twumvise, ariko umenye yuko umugambi w'Imana irawukurikirana. Umugambi wayo ni ntavogerwa. Bagenzi bawe bashobora gushaka kuvogera umugambi w'Imana, ariko ntibyakunda. Abarozi bashobora gushaka kuvogera umugambi w'Imana, ariko ntibyakunda. Abapfumu, abaki bose, yewe yaba abacuraguzi barara babyina ku muryango, bashobora kuvogera, bashobora gushaka kuvogera, ariko ntibyakunda. Umugambi w'Imana ni ntavogerwa ku buzima bwawe. Ikimana yapanze ku buzima bwawe kigomba kugerwaho mu izina rya Yesu. Izera Imana, uyikomezeho, ugume kuwiteka. Umugambi wayo ni ntavogerwa kuri wowe. Imana itugire neza. Niba uri umusore, izera Imana. Niba uri umukobwa, izera Imana. Haleluya, ugume kuwiteka. Niba uri umubyeyi, guma kuwiteka, umubwira uti nk'uko warengeye Yosefu, umugambi wawe ukawukurikirana, nanjye ku buzima bwanjye ukurikirane, ukomeze kundinda, ungirire neza cyane, ujye ugendana nanjye Uwiteka Imana. Imana izakomeza kukwifashiriza. Rero na Yosefu ntabwo yigize ajya kurwana na bene se ngo kukimuntaye mu mwobo ngajya ko oya, kandi azi ko umugambi w'Imana uhari kuri we. Nawe rero ntutere induru, ntugire ibibazo bindi, ahubwo komeza wizera Imana, umenye yuko igufiteho umugambi, kandi umugambi wayo ni ntavogerwa ku buzima bwawe. Ntabwo uzapfa kurangira, ntabwo wapfa gutyo, oya, Imana igufiteho umugambi kandi igomba kukurinda no kukugira neza. Izera Imana, ugume ku Mana, ibindi byose izabyikorera mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Reka dusenge Imana kubw'ijambo twumvise. Turagushimiye Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye ko umugambi wawe ari ntavogerwa kuri twebwe. Ndakwinginze cyane ngo uduhe kwiga no kumenya iby'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'imigambi yawe kuri twebwe, kugira ngo turusheho gukomera kandi turusheho kukwizera. Ndagusabye ngo tugire neza rero, utwambike imbaraga. Witwa Alpha na Omega, uri Imana ishobora byose, urategeka. Mu izina rya Yesu ukomeze kutugira neza. Amen, amen.